bagiye kwigisha abantu bakuze gusa abana ntibari mu byumba bahagurutse Mukristo yari afite umuzingo agenda awusomera Nyamugijya Nino mundebe hamabwire mundebe hano ngo barimo baragenda ngo Mukristo yaganirije Nyamugijya Nino aramubwira ngo nyir'ururembo munyikirize haleluya amen nyir'ururembo tujyamo afite ibintu abikiyabera mu rurembo yego urakoze Imana kumpaye ibihe byiza nabyumvise ko Imana impaye ibihe byiza ngo bagenda igihe hino tugende papa ngo barimo bagenda imiko nayo iri bungore utambuza gushaka izindi bafure nk'ebyiri ngo barimo bagenda Mukristo na Nyamugijya Nino ngo Mukristo agahindukira akabwira Nyamugijya Nino ati nyir'ururembo niwe tuvanye irimbukiro kandi atujyanye ahantu heza aramubwira ngo mu rurembo tuzarya mu rurembo tuzanywa mu rurembo tuzambara mu rurembo tuzishima abanyumva bonyine bavuga ngo amen mu rurembo tuzagubwa neza Nyamugijya Nino n'ayo magambo aramunezeza ndabwira Mukristo ngo shegura tugende nimba harimo kurya hakabamo kunywa hakabamo kwambara hakabamo umunezero Mukristo nta mpamvu yatuma tutagira gute tutajyana amen haleluya ngo barahaguruka baragenda tugende ngo bakwigira imbere Mukristo akongera akamusomera niwe wari ufite umuzingo akamubwira ngo ntabwo ari ibyo gusa tuzahanagurwa amarira twarize tuzavanwaho imitwaro yose tuzakurwaho gutotezwa no gusuhuza umutima agahato k'isi ntabwo tuzongera ukabona baramubwira ngo n'uyu mutwaro w'ibyaha uturemereye tuzaba twawutaye haleluya amen ngo barahakomeza baragenda ariko nguko bagenda Mukristo iby'ubugingo ntabitindane ngo akajya akomeza akamubaza ngo tuzarya iki dufite Abakristo mudashaka gutindana iby'ubugingo mushaka kumenya ibyo tuzarya gusa ariko mukwiye kumenya iby'ubugingo kuko iby'ubugingo nibyo biduhesha kuzarya ntabwo munyumvise uretse gukunda amazu uretse gukunda kuzamurwa uretse gukundwa kubahwa banza ukunda ubugingo nyir'ubugingo akubikiye byose mwantabaye haleluya ingorane za Nyamugijya Nino ngo bigiye imbere ngo bahura n'isayo ryitwa agahinda gasaza ngo bagwamo baguyemo ngo bagwamo batandukanye Mukristo agwaha Nyamugijya Nino nawe agwaha ngo Nyamugijya Nino ahamagara Mukristo aramubwira ngo Mukristo rwa rurembo wambwiraga nuru bya bintu wasoreye mu muzingo kutigeze usomera isayo kutigeze usomera akagahinda fatira umuntu mu kiganza ubwira ngo nubwo birimo ariko tujyana n'inyamaboko nubwo birimo tujyana n'inyamaboko ubwo harimo isayo ubwo harimo amagambo ubwo harimo ubushomeri ubwo harimo gupfusha ubwo harimo inzara ubwo harimo inyota ariko Imana irajyana izabagezayo uyimbere icyubahiro by'akabyara Mukristo waramubwira ngo komeza wizere tuve muri iri sayo imbere ni heza ngo Nyamugijya Nino aravuga ngo ntabwo nasayuka nkomeza ndasayuka nsubira inyuma ngo atangira gusayuka asubirayo avamo na mbere ye naratangaye muzasoma ko gatabo Nyamugijya Nino yavuyemo mbere ya Mukristo navuyemo ngo arazahagarara hafi aramubwira ati gahunda urakomeje gusayuka ukomeza ngo aramusezera arigendera urugendo rwa Mukristo na Nyamugijya Nino rwarangiriye aho abantu bose batafatanya n'inyamaboko muramurikiye ntabwo bazarusoza wahanura waririmba wavuga mu ndimi wakwerekwa
nudafatana n'inyamaboko ntabwo wagerayo. Biradusaba gufatana n'iki? Inyamaboko. Imana igumugisha. Ku bantu babayeho mbere baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo iyo ushaka kurya iby'umutware upfuna umwana we. Hata umugabo ungana nk'uyu ariko kubera ko uyu mugabo amurusha amafaranga arihangana apfuna umwana we. Umwe ati yo ati pfuna mama umwana, ariko urumva impamvu ushaka kumupfuna ni ukugira ngo urye iby'uwo mugabo. Niba mukeneye kugira ibintu murya munyikirize. Amen. Gumana n'inyamaboko, ntabwo nshaka kwiregeza cyane, ndashaka kuyishyira agana hasi. Gumana n'inyamaboko, usitaragoringe mugumane munyikirize. Haleluya. Usonze mugumane, bakuvuga amagambo mugumane, isikote mugumane. Bibutsa ko mwebwe mureba ahantu inyuma ariko inyamaboko ireba imbere. Kuba Samweli adafite amafaranga ntibivuze ko atakijijwe. Reka mbasete ariko ntimuseke cyane. Kera nigeze kuza kubwiriza hano cyangwa nza abantumiye ariko batanze. Ni kera haciye n'igihe. Noneho nari nyenye cyane ariko nanashonje cyane. Nambaye ipantaro yitwaga Tokiyo, ni ipantaro za kera yambaje ikirezi. Yari ipantaro nini, umuntu yayimaye mfite imyaka 21, yari mfite 21, wafite nka 80 na arayimba nyambaye banini. Noneho kugira ngo inkwire byansabye kwambaza ikirezi. Twajyaga dufata bene aka gakondo, bene aka tukagahuza n'aka, twabyitaga management. Noneho igipantaro kinini nambara kikagenda kigira gutya kidirije ahagana hasi. Ndakwigisha bene nawe n'umupira muremure umuntu yari yaramaye ugera bene aha mu mavi. Ndabyibuka nari ntwaye Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo n'agatabo k'umutima w'umuntu. Nagiraga agakapu nabitwaragamo kitwaga Nzaruhahira. Nzaruhahira hari abantu bazizi. Nzaruhahira ni utuntu twakorwaga n'abanyururu bakadukora mu mashitingi, sinzi niba mutwibuka, tujya kumera nk'utu dufuka bari gukora ubu ngubu. Niko nari mbitwayemo. Ndagenda ngera ahantu bari bantumiye, mbwira umuntu ntigenda babwire ko umushyitsi yahageze. Umuntu aragenda abwira abadiyakoni ngo umushyitsi yahageze. Umudiyakoni akajya nshaho akajya ngo ariko umushyitsi bambwiye ko wahageze ari he? Ndamubwira ni umushyitsi babwiye ni njyewe. Ahita avuga ngo toka shitani. Abwira njyewe arambaza ngo ubu ni wowe twatumiye tugateranya paruwasi, ni wowe? Asigaho ajya kuvugana n'abayobozi. Ntabwo amagambo yababwiye yo nyazurumva sinari mbiyo, ariko aragaruka arantwara. Ndagenda ngera muri biro basanga umushumba wa paruwasi tazi kinini nk'uko bazisubije. Ari umushumba muremure cyane w'inzobe. Arandeba yifata mu mufuka aravugiriza. Arandeba abwira umuntu wari warampamagaye aramutumiye umuzi. Uwo muntu aramubwira ati baramundangiye nari ntaramubona. Ndashimira mwuka ko wasanzwe atuzi. Imana isanzwe bazi. Abantu bemera ngo nanjye ko Imana bazi mutere haleluya mushimire Imana. Munyikirize mwese haleluya. Nubwo nari nshonje, nubwo nta myenda nagiraga, nubwo nta mafaranga nari mfite, nubwo nasaga nabi, ariko nari mbanye neza n'inyamaboko. Bashaka kubwira abantu ngo mubane neza n'inyama, mubane neza nayo. Uzamureho gatoya umuramvu nisha sinzi ikibazo. Mubane neza n'inyamaboko kugera ku rwego uzajya wumva umutima utagucira urubanza. Iyo ubanye neza n'inyamaboko ntuhomba, iyo ubanye neza n'inyamaboko ntuseba. Barambwiye ngo uyu munsi ntabwo uri bwigishe. Nimurebe mwarantumiye muri iki giterane nahagera mukansuzugura mukambwira ko ntari bwigishe. Umushumba arambwira ngo genda wicare muri korari, ariko kubera ko nari nshonje
ndababwira ni none se mushumba n'umusozi iteraniro murangaburira ati turakugaburira ndabwira abadiyakoni bakwiteho ni none se ni amakanya ko gushima atakona ko bakaguhi bahita babwira undi mupasiteri wari uri aho ngo ariyigisha banjyana muri korari ndagenda ndayicara ariko ba mu mwanya wo gushima ko mutangikiriza haleluya yicara muri korari batangira iteraniro umwanya wo gushima Imana ugeze barawuma ariko mugufi cyane ubu nabaye muremure nokure nanjye nabaye imbere ndavuga ni haleluya abantu batatu tumureba ushobora arambwira niwe gahunda ati ngwino kuri podium banuriye sikariye ngiye hejuru ni haleluya abantu batatu tumureba umugabo wari uraho hafi yari afite ameza manini ariho mixeri nimba yarabikoze mu mubiri nimba yarabikoze mu mwuka nimba ari nyamaboko yabimubwiye n'umujinya mwinshi ahita anerura amerika kuri ya meza ndavuga ni haleluya abantu bose batamena ndashima Imana ko navuye igitarama none nageze hano amahoro turimo gushima Imana ntabwo nibuka gakora sinateye ntabwo mwibuka mbona abantu batangiye kuvuga mu ndimi batangira kwigira bake kandi ibi nabyo bitangwa n'inyamaboko banyikirije haleluya ibi nabyo bitangwa n'inyamaboko ibi ntiwabigura ariko Mana urakoze ibi ntiwabyishyura amafaranga ibi ntiwabiha inzu ibi ntabwo wavuga ngo uri mwiza ngo bize haleluya amen ibi bintu byagutya bitangwa n'inyamaboko niyo yonyine ibibitse ndashimira inyamaboko tubitunze kandi bihamana abantu batangira kubyigira ukaba barabibemeshe mbona nka 40 mu rusengero hari umumama w'umudiyakoni wari wegamye ku rusengero gutya kuno baba bahagaze ku rugi yari umumama wambaye ibitenge bibiri byiza atangira kuvuga mu ndimi yari n'umukire yari yaparitse imodoka azavuga mu ndimi biriya bintu ziba bifasha umuntu w'umukire akaza anavuga mu ndimi afite na kontaki ntabwo mubizi ariko mwanyikirije haleluya icyamba bakire mwese muri aha bikabafata mubyakire mu izina rya Yesu ibintu n'inyamaboko igira gute nta muntu ushobora kugira amafaranga ngo ajye mu iduka bihahe nta shike bibamo nta soko bibamo uru Rwanda rwakoze ibintu bikomeye byinshi ariko ntabwo rwabiduha ibi bitangwa na Yesu ushoboye byose ndakumva bazabaha umuriro babaha amazi babaha imidugudu babaha amabati babaha inka babaha ingurube babaha ihene babaha imituweri babaha imihanda abegereza amashuri ariko ibi ntabwo babibegereza ibi ubyegerezwa n'inyama ibi ngibi n'inyama bakibitwe nafashijwe mwami Yesu ibintu uzakurikirane mu mihigo bazahiga ibi ntabwo bazabibahikira ibi bitangwa n'inyama abafashijwe nibo ndeba ibi bitangwa n'inyama ahandi wabikura so nubwo yagira amafaranga ntiyabiguha batangiye kwigira bati nari mpagaze kuri ayo meza wa mumama aza yirukanka na ya kontake Imana ibamere kontake uwo munsi iyo kontake yankoreye umuti ngo nayo babahungu umumama araza kontake ahita ayishyira ku meza kandi ibintu n'ibisirimu twebwe tubyuzura tugakomeza tugatereza ntabwo imyenda igwa bya bindi babakoraho mu kagarama mugata ibitabapfu ibi bintu biragufata igitenge cyakenyuruka ukongera ukagikenyera ubirimo mwanyikirisha haleluya n'umukandara wafunguka ukongera ukawufunga uzivuga na n'igitambaro cyateguka ukongera ukagitega uvuga mu ndimi ibi bintu byacu ni ibisirimu biratwubahisha ntabwo bidutesha umuntu niho kubwira abantu mwese mubyuzura mugata agaciro sibyo musubire gushaka ibintu bizima biduheshaga ntabwo ari ibintu tujyamo ngo nyuma yabyo ngo bakoze ngo burya ngo rogo igicuri ko twabonye ubijyamo ukagara mu kamaro usa ni igicuri wari uguye ntabwo bijya bidutesha agaciro amaze kubivuga araza aranterura atangira kubivuga nteruye
akajya n'agahindura akongera akansoma arangije aravuga ngo mbashaka mvuga inyamaboko iteye neza Uwiteka wakuzanye hano ashaka kumbwira akantu kari mu baryoheye inyamaboko niyo yonyine ivuga ibintu abandi badashobora kuvuga ibivuge inyamaboko ibivuge mu rugo rwawe mu bana bawe mu kazi kawe muri karitsiye aho uvuka aho washatse abana wabyaye inyamaboko igira ibintu igira bite ababyakiriye mutere haleluya arangije aravuga ngo ndabizi ko inzara yakwishe inyamaboko irabizi ko n'inzara yabishe ngo ndanabizi ko hano bagutesheje inyamaboko igira imenya ko bakadutesheje ngo ariko ngo ninjye waguhamagaye ngo ni nanjye wakuzanye aha ngo ubwirize utangira kumbwira ngo nzakugirira neza ariko ni inyamaboko ivuga neza nzaguha ibiryo ari mbibabaye nzaguha amafaranga ayo nagiraga nzaguha kubyibuha murabona ko nenda gushwanyuka cyane iminsi ashize narabyibushye ngira ibiro byinshi ibiro 69 binsaba gukora siporo kugira ngo bigabanuke nzaguha kwambara umukandara kigene nambaje ikirere nzaguha kwambara imyenda myiza ku buryo uzajya ugera ahantu abantu bakamenya ko ari umushyitsi murabona ko ngeze aha namwe mwabimenya ko ari njye umushyitsi kugenda ahageraga ntumenya ko ari njye umushyitsi ubu noneho murabona ko mpageze mwamenya ko ndi umushyitsi arangije aranjyana avuga mu ndimi njyana abapasitori bari bicaye nkaha angejejemo ntabwo nibuka uwo yahagurukije sinshinzwe no kumumenya biramureba aranyicaza arambwira ngo ahita hano biramushumba ariko bakoze baranatwicarana no kwimana bahita bamubwira ngo Imana iravuze ngo umwanya wamwambuye uwumusubize ni njye wamuzanye ndashaka kubabaza nabikorewe na mama cyangwa ni data ninde wabikoze iyo ivuze biraba yategeka iyo ivuze ngo abantu bose batuze bara nta buhanga nta bwenge nta mbaraga byabasha kurwanya Imana yabahama aba ni Abisiraheli babaye mu Egiputa kugira ngo mvuge nabone igicu gihindita gusanga ni ikirere cyiza tubonye muyihe amashyi Imana duhayitereka hanyuma abindi ngo murakibye wacu ntabwo bijya bizuba riba ari izuba barahaba Egiputa bayibamo umuhungu witwa Farawo yari mubi ngo akajyaza ihangane ntukandagire ariko ntabwo mubabaza ngo akajyaza bakababwira ngo mwebwe Abisiraheli babafite mwivugisha ngo Imana yayo mikrofone ibyo mujya mwivugisha urabona ko bisaba ko nguma birasaba kuzagura ibyuma byatuma ngera n'inyuma aramubwira ngo ntabwo nzabarekura nzabagumana Farawo ngo yumva azabagumana ubu hari igihe Farawo yumva azakugumana ariko twaje guhanura Farawo wari ugufasha kure mu izina rya Yesu Farawo ubusinza kure Farawo ubusambanya kure Farawo kwikinisha kure ariko kandi na Farawo umuheza mu buzima budafite icyerekezo nawe agire gute akure barabyakiriye ababyakiriye mu buryo ngo amen babayo Egiputa babayo niyo kubabwira ibintu byambabaje Farawo ngo yanditse imibabaro 7 azababarisha Abisiraheli reka babwire 5 umubabaro wa mbere yanditse azababarisha yaravuze ngo ikigero cy'ibyo kurya kijye kiba kingana ikigero cy'ibyo kurya kugira ngo mubyumve fata uyu mugabo uyu haguruka igira hino murebe uyu mugabo ungana utya urabona ko isahane y'ibiryo yayimara fata n'akana kegamiye bafure mwibanisha kana kakanu n'akazawa gasirimu
mpatuyeho kuzaba umusirimusha n'izina rya Yesu bagaragara kandi uyu mugabo nkwegereje n'umusirimu kandi dore wambaye ikositimu uyu mwana mushakira ikote n'inkweto ariko si umuvuza nabi nicyo gitumye Imana iguhagarika urabyemeye cyangwa urabyanze mbimwemerere muri iki cyumweru azabiyemo muri iki cyumweru bazaguha inkweto n'ikositimu uzamushakire n'agashati keza n'uyu nguyu noneho ufate n'umugore waraye abyaye ufate n'uwonse urangurikiye noneho Farawo aha ureba kandi kaje aka kana kangana gashya akana gafite n'amafaranga uzi ko kakana ari agasimu nungana gutya n'umumama uresha atya na Samweli ungana utya ikigerero cy'ibyo kurya kijye kiba kimwe mu isi y'umubiri uyu mwana ibyo yarya n'ibyo yarya ibyo narya n'ibyo yarya Farawo ngo yifuzaga kubababaza sana mwana wo mugisha ubwo ibyo byari bije kugira ngo umwana abone ikote icya kabiri yanditse ngo azabababarisha yaravuze ngo igihe cy'abagore mwibyara mujya mwica abana babo b'imfura abantu babyaye mwagize umugisha mukabyara mugire gutya mbere Imana yarakoze kubaha abana mwibutse ko ninde muri mwe wakwishimira kubyara umwana akabona bamwica ngo kwari ukugira ngo abababaze icya gatatu Farawo yaravuze ngo mutitaye ku myaka ya buri muntu mutitaye ku gihanga ku myaka agize mutitaye ku kazi ke amatafari bagiye babumbangana hari korari maze kuririmba nabonye mu mama utwite imufata uriya mama utwite ufite inda ingana kuriya ufate n'umusore mubohereze mu matafari bakate angana narabaye ari igitabo maze iminsi ndi gusoma ngo Farawo yari yarafashe umwanzuro w'uko azabababaza ngo kugeza ku rwego muribuka ko Bibiliya ivuga ngo mbere y'uko abohereza kwa muganga ngo nuko yari yamaze kubona aba bantu ari abanyembaraga umugore w'umuheburayo munyikirize amen amen mwebwe najya guconda agakata inda yenda kuvuka mu gihe cyabo cy'ibyara ntabwo bajyaga kwa muganga mbere umugore yarakataga akabumba igihe cye cyo kwibyara cyagera akunama nk'ugiye guhereza agatinda yakabyara agahereza itafari agasubirayo agaheka umwana akabyara iya nyuma agakomeza akazi ibi bintu ngo bibabaza Farawo aribaza ngo kuki batavuka kuki babyara kandi twabavunishije ariko ijambo ryanejeje ngo Imana yabo Imana yacu abantu mwese mwasanga mu bivugira muvuga ngo Imana yacu ngo yari yaravuze ko izabagirira neza na n'ubu ndakibaza uzi ko nubwo ugeragezwa Imana yemeye ko izakugirira neza kamabwira icya kane ngo yavuze azabababarisha ngo yari yavuze ngo umuntu uzajya ananirwa mu mirimo agasaza ntakarekere akazi ajya amanikwa agenda apfa mu byiciro ibyo byatumaga umuntu akora kugeza umwuka uhagaze ariko natangaye ijya hino ngiyo babaga bari mu mirimo twaje nawe ufata twese gukata murabizi muzi gukata icyondo gukata tubera ubwo cyashya murabona kugura icyashya Farawo ntabwo wakwata iyo ngo babaga barimo baragikata mukate turebe murareba hano ngo Farawo avuga ati ibyo mwigira ngo Imana yanyu mwaraye muziminiwa muvuga mu ndimi ariko yagabanije amazi yongereye amatafari yagabanyije ibyo yongereye inkoni ngo bari gukata ngo Farawo akavuga ati nzabababaza ngo nabo barongoreranaga ngo umwe akabwira mugenzi we ngo nubwo dukata tubabaye nimwihangane mureke dukomeze dukate hari igihe ejo tuzaba twagiye yarayivuze ko izatujyana ngo bagakomeza bagakata nanyikirisha haleluya amen uzi impamvu abakora tutagwa uzi impamvu tudasubira inyuma
muzima mubona muzabigumamo muzakomeza mukate nayo iri hafi yayo babwira ngo ejo nzaba nabajyanye ugakomeza ugakata ukavuga uti ejo nzaba natabawe utanatabarwa ugakomeza ukagira gute ugakata kuzageza igihe izakuvanira mwegi guta. Bibiliya iravuga ngo muri ako gahinda kose hari agahungu kitwaga Mose kaje kuvuka mu bihe bigoye. Bibiliya bivuga amagambo menshi ntabwo ndi bumuvuga ko se ndi kwigisha, ndashaka kuvuga ku nyamaboko tugasenga. Hanyuma nimureba ko Mose yaje kuvuka muri bwa buryo bugoye, ibyo mukato mu byihorere, ibyo umukobwa wa Farawo mutoragura mu byihorere, ibyo gukurira kwa Farawo nabyo mu byihorere. Ni mumurebe hubwo amaze gukura ageze ku kigero cyo kugirirwa icyizere na Farawo, ngo Mose amwemerera, ndi kwigisha abantu bakuze Imana ishimwe, ngo Mose amwemerera kujya ajyana n'umuhungu we witwaga Ramses kujya kugaburira Abisiraheli aho bari bari. Ngo bakajya bagenda, Karamusesi karagaho kakibone, bakakajya kabwira Mose kati bariya abantu turabafite, tujya twumva banivugisha Imana yabo. Atari kurebye imyaka bamaza bivugisha Imana yabo, yakabaye yarabajyanye nayo yarabaretse. Ngo kakagenda kakadaha ibishyimbo, ngo kakavuga ngo musangire ibyo. Musuma ngo Mose aza kubabazwa nabyo, yaramaze kumenya amakuru karaba mu bwoko bw'iwabo. Munkurikira ndenda gusenga, munyikirize haleluya. Amen. Munyikirije muzamuye ibiganza haleluya. Amen. Iyo uzamuye kimwe ubwiye Imana ngo kandi uzagace ntacyo kamaze haleluya. Amen. Bibiliya ivuga amagambo yaryoheye. Iravuga ngo Mose ngo aragenda yegera ibigega arabitobora. Ngo ahamagara Abisirayeli ngo arababwira ngo muzane indobo, muzane imifuka, muyore ibyo kurya. Ramses abwira Mose ngo nitugera imbere ya dadi. Urabisobanura. Mose ngo kuko yagiraga amagambo make, ngo yegera itafari mu y'Abisirayeli babumba, arariterura ngo araribika. Ngo yegera, baragenda yegera na bya bishyimbo babahaye nabyo ngo arabiterura, agaha bimwe Farawo yajyaga abaha nabyo arabibika. Ngo baragenda bageze imbere ya Mose ya Farawo, ngo Ramsesi atangira kurega Mose. Ngo Mose bamusabye ibisobanuro kuko yavugaga amagambo make kandi adidimanga. Ngo aravuga ngo nimunzanire umunzani. Ngo bazana umunzani, ngo Mose aterekaho ibishyimbo, basanga nta kintu bipima, babivanaho. Ngo avanaho itafari bariterekaho, ngo basanga itafari. Abahanga mu kwandika ni Bibiliya komantere nasomye baravuze ngo itafari babumbaga ryabaga hagati ya 25 na 30. Ngo Mose arahindukira reba Farawo, ngo aramubwira ngo urabona udahomba nimba abantu barya ibishyimbo bidafatika bakabumbira itafari, urabona ko tubagaburiye babumbira igikubya kangaka inshuro ebyiri. Ngo uwo munsi Farawo akora mu biganza bya Mose aramubwira ngo ujye ubagaburira hanyuma abantu benshi kubera umunsi Abisirayeli batangira kujya barya bakagira gute bagahaga, kandi ari abantu b'abanyagano. Bashaka kubahanurira ndeba mu butayu mu bunyagano Imana igaburira abantu bakarya bagahaga. Muyihe icyubahiro mwishime. Agira igikundiro, agira igikundiro, arakundwa, aramenyekana, akomerwa amashyi mu ntara hano. Nuko umukiranutsi amera rero. Kuwa mbere baramuririmba, kuwa kabiri bakavuga batakahari ntibyakunda, ariko kuwa kane bakamwanga. Mose byaje kwa nimumurebe ahunga ava kwa Farawo, ahungiye Midiyani kwa Yetiro. Murimo muramureba? Nimumurebe aragiye umukumbi wa Yetiro y'Imidiyani. Imana ivugana nawe. Ndenda gusoza munyikirize amen. Murimo murafashwa cyangwa? Yego. Mwanyumva neza? Yego.